tumugushimisha Imana. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, Imana n'imibabaro ikabatinyura, ribamara we, ribamara imibabaro ikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza. ushonje rirawuhaza, ushonje rirawuhaza, riruhuruje, niryo ngabo yanjye nziza, ihora inyingira, n'urutare Yesu, n'urutare nubakaho, n'inzu yanjye itagwa, n'urutare Yesu, n'urutare nubakaho, n'inzu yanjye itagwa. Yewe uri umutambyi nemera, n'umwami untegeka, Yesu n'umungeri unjyananira, n'inshuti nizera, Yesu n'umungeri mwiza, n'umungeri unjyananira, n'inshuti nizera. Yewe ni wowe bugingo, bwanjye, kandi kuri wowe niho nsiganirwa, niho nsiganirwa Yesu, haleluya, kandi uri n'inzira, n'ukuri niho nsiganirwa Yesu, haleluya, kandi uri n'inzira. Yewe nuko ndasaba wemere ishimwe mushima, nubwo ntabasha kuvuga, haleluya, ibigukwiriye. Yewe nubwo ntabasha kuvuga, nubwo ntabasha kuvuga, Yesu wanjye ibigukwiriye. Yewe nuko ndasaba wemere ishimwe ngushime, nubwo ntabasha kuvuga, haleluya, ibigukwiriye. Yesu wanjye, Yesu ngo nzamwirebere ukuri mw'ijuru, yewe nibwo nzajya ngusingiza, nk'uko bikwiriye. Yewe nibwo nzajya ngusingiza, uko bikwiriye. Nanone ko mbishoboye, yewe nzajya nguhimbaza, haleluya, no mw'ipfa ryanjye iryo zina rizampumurize, no mw'ipfa ryanjye kandi, no mw'ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza, rizampumuriza, zina rya Yesu, haleluya.
izamumuriza. Amen. Agiye cyerega baramwitama Imana humugisha. Excellent. Turagushimiye Kristo. Turaguhimbaza iki gitondo. Tugushimiye kuri wewe wa Isiraheli. Tugushimiye kuri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko utuzi kuko twiyisi. Tugushimiye ko ari wowe waturemye uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko uri umubyeyi wacu uruta ababyeyi bo mu isi. Kandi tugushimiye ko inshuti nziza iruta inshuti zo mu isi. Niyo mpamvu muri aka kanya turi imbere y'ubwiza bwawe. Muri aka kanya turi mu gitaramo cyo kugushima no kuguhimbaza. Nuhabwe icyubahiro kandi nishirwe hejuru. Twumvishe ijambo ryawe umukozi wawe waritugejejeho. Umugisha kandi iyo jambo ryawe aho rituvanye no ritugejeje muhimbaza. Urakoze rero muri aka kanya turi mu kanya ko gusoza. Nuhimbazwe ureke ukomeze kutugira neza mu bugingo bwacu. Kandi mwuka w'Imana akomeze kutuyobora, akomeze kuturasira umucyo wawe mu izina ryawe Kristo. Reka igitoro cy'ibicitoro cy'umugisha muri aka kanya rero nyiringabo Imana turasubitse ariko ntabwo turetse gusenga kuko tumibye gusenga. Nuhabwe icyubahiro kuko Imana idahinduka. Dusabiye akanya kose tumare kugira ngo duhe umugisha wawe. Gire neza muganga, giye kuja mu kanya ko kuvura. Imbaraga yawe ituruka mu bwami bw'ijuru, imbaraga y'umwuka wera imusemo, kandi imbaraga y'ubwenge nayo ukomeze kwimuha mu izina rya Yesu. Ukomeze kumuha ubuvumbuzi, avumbura ubuvumbuzi bwinshi bwo kwita ku barwayi. Hari abanyamahanga bazagera ahangaha, hari abanyarwanda bazagera ahangaha uko nabigusabye. Ureke mu buvumbuzi n'ubuhanga kugira ngo abashe gukora umurimo wo kuvura. Ega shitani nawe ntago aryamye, ari guteza ibibazo n'intambara n'amakuba kugira ngo benshi bakuveho. Arimo yateza uburwayi bw'amayobera, arimo yica abantu hirya no hino. Nyamara ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none wongere ubuvumbuzi bundi bushasha muganga, babashe kuvura abakozi bawe. Hano hari abakozi bawe bazaza kwivuza, kandi hari n'abandi bisi nabaza kwivuza kuko ntabwo babasha kurobanura. Ariko ndakwinginze ukomeze kumutamo ubuvumbuzi n'ubuhanga, ukomeze kumutamo umutima w'urukundo nk'uko wumuhaye, ukomeze kumwitaho no kumugira neza. Natwe abarwayi tubashe gukira burundu, duhinduke bazima, imibiri yacu kandi yongere kugubwa neza kuko uri Imana ishobora byose. Twakoraga imirimo nk'abandi, twagendaga nk'abandi, twekaga abana nk'abandi, twaramesaga nk'abandi, twakururaga nk'abandi, twakoropaga nk'abandi, ariko iki gihe ntabwo twabasha kubikora kubera kuri Imana isumba byose. Reka byose bikakumvira. Reka ubuvumbuzi n'ubuhanga hanyuma tuvure dukire, ariko tugushime kandi tuguhimbaze. Durinda abana biwe, durinda umudamu wiwe, kandi urugo Uwiteka Imana turarushinganishije mu izina rya Yesu. Bidakwiriye kubona ntirukarubone mu izina rya Yesu. Dukomeza kubahisha mu biganza byawe Uwiteka Imana, mu mababa yawe no bakomeza kwibera. Yubahisha uko bukeye nuko bwije, yubahisha umwanzi wabahagurukira mu izina rya Yesu Kristo. Bidakwiriye kubareba ntikabarebe, ibyabarwanya byose ubirwanye, ibyabahagurukira byose nawe bihagurukire, ibyabatsikamira nawe bitsikamire mu izina rya Yesu Kristo. Erega umwana kumbwira ko bazimuka, ariko ndakwinginze kuko uri Imana yumva gusenga. Haya masaha y'igitondo Mana ubagire neza kuko uri Imana yacu bwite. Ndabasengeye kugira ngo kandi ubahe n'inyubako. Iyi nyubako ndimo ndayisengera, bo ntabwo babishobora, ubuhanga bwabo n'ubwenge bwabo ntibabishobora. Ariko Mana iyo utanze ntabwo wimana, ntabwo utanga nk'abantu ujya ubasha kugabira abantu. Kandi iyo wagabiye abantu Mana ugaba neza, ntabwo ushyiramo umujinya, ntabwo ushyiramo amagambo, ntabwo wongeraho inturo, kuko umwana w'umuntu yakugabira akongeraho inturo. Umwana w'umuntu yakugabira inyuma akitwaza inkota, ariko iyo wagabiye umuntu wamugabira. Ndakwinjiza igitondo Mana isumba byose, urugo urugabire Mana,
ushingire ku byo bakoze, ushingire ku barwayi bacize, ushingire ku bushake bagize bwo kwita ku barwayi. Amen. Mana urugo rugarukeho, hanyuma kandi utanga inzu yo kubamo. Mana yabo bwite bakure mu ikode ntabwo ndishaka, baha inzu yabo bwite. Ndasenze niba unyemereye Mana, ukemera ko ndi umukozi wawe, ukemera ko izaturuka mu kanwa kanjye uzagikora, ukanyemera ko wahaye umugisha, kuba nzahesha umugisha uzawumuha, uwo nzawimisha w'umwima. Nyemerera nanjye urugo nusengere. Iki gitondo ndi mu mwuka wo gusenga, iki gitondo ndi mu mavuta yo gusenga, iki gitondo ndi mu mbaraga zo gusenga. Nyemera iki gitondo isengesho nsengeye aha hantu. Mana nari naje kwivuza urabizi, ariko nyemera isengesho nsenze. Mana urikurikire, reka ubanze unyeze n'ibyaha byose n'ibicumuro byambonetseho, kugira ngo ubashe kwakira igitambo cyanjye cy'umutima. Banza untunganye, numara kuntunganya no kunyeza, wakira isengesho nsenze. Sengeye mu rugo. Mana wenda senze ngo ibyo wahindura, kuko uri Imana isumba byose. Nabo bazavuga ineza yawe, bazavuga gukomera kwawe. Reka uyu mwana wawe mutoya w'amashuri uzamushakira ishuri ryiza, kuko niwo ugaba niwo utanga. Nongeye kandi kumusengera uzamuha ishuri ryiza. Mana nyiringabo, papa waragukora, mama waragukorera, uzamuha ishuri ryiza. Mana we kandi umwagurira imbago kuko yaguriye Yabesi, numuha ubwenge buguturukaho. Wa wundi wahaye Salomo nawe umuha ubwenge buguturukaho, kuko uri umukunzi wawe. Amen. Ariko iyi nyubako nongeye kuyisengera, ucahashoboka n'ahadashoboka, biragaragara ko bitakunda, ariko kubera kuri Imana nta kikunanira. Uri imbere hazaza, ngaho bacira inzira Kristo, ubaha inyubako nziza, ubaho kuzatura bashike, kuko uri Imana yacu bwite. Urakoze, urakoze kudahinduka. Turashoje ko ntusoze. Mu izina ryawe Kristo urakarama, kumvye mu izina ryawe Yesu. Amen. Mana